reka nkubwire abantu nkunda muri social media nkunda Fabrice nkunda Brian abantu ko ari babiri impamvu nkunda abantu bagira ukuri kwinshi ahubwo mwe babyeyi mukoresha social media nabi hari ibintu mwitiranye social media ntago ari ahantu ho kujya kugira gukoreraho ibintu bikojeje isoni nka biriya kutibuka umuntu umubyeyi w'abana batatu ninde wamfatiye ukuguru umwe mu bihakana nka kiriya kintu uriya mugore yavuze n'imvugo yakivuzemo cyafekta umuryango Theogene yasize n'abana be n'imvugo umuryango mbe madamu n'abana abandi ntabonze cyafekta umwana wabyaye wowe ubwawe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire byanyu bimeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV muri mu bice bitandukanye mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ndabasuhuje cyane nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye ndi kumwe na Jado yarango nawe n'umusore turi kumwe muri team y'Urugendo turi kumwe umunsi ku munsi niwe turi kumwe mu buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho uyu munsi urugendo rwacu rurakomeje ngira ngo abantu badukurikiye ushaka kuri kuri iki kiganiro ibintu bitameze neza cyane wizere Imana wizere Yehova wizere Allah ubundi ibintu arabigenza neza cyane ngarukanye nande ikaze n'ubwa mbere tumwakiriye ariko nanone asanzwe ari inshuti y'Urugendo Online TV ikaze murakoze cyane umeze neza cyane ndabibona ko wishimye ngiye sanzwe nkora nishimye uri mu mashimwe cyane ndashimye Imana hari Imana yakoze cyane gikomeye kuva mu kwa mbere kugera mu kwa munani cyane gira gutya 2018 gira ikiganza gutya hoya gutya ntabwo ujye ubona ukuntu bakora muri yewe nawe ubuzima bwawe buracyari mu kaga akwagire urumva ntabwo ujye ubona ukuntu abakobwa bakunda kugira ngo oya biriya ntabwo Imana irabikora ariko hari ibindi bikomeye yakoze bitabiriye hari ibindi bikomeye kandi nayo ibindi Imana izabikora cyane cyangwa hagira umuntu utambutsa ufite iyerekwa ufite iyerekwa ritambutse aritambutse mwabyumvishe mwabahungu muyevuga ngo sinabarabuye ndabarabuye ufite iyerekwa aritambutse hano oya ari ansabe nimero ntari ndayitanga nimero yanda ayitanga hoya mobile money rabanza isoni bimeze neza Jessica yego bimeze neza n'ubwa mbere uje mu rugendo ariko ndakeka ko iyo umuntu yinjiye mu rugendo arakomeza nta muntu uhagarara kuri urugendo ndi urugendo arimo na Fabrice uramukunda nibo bwa mbere mbonye umukobwa mwiza umunyamujyi useka neza ureba neza ukunda abantu b'inyamashekesha abantu b'inyamasheke baratuzira tubabyarira dore imbogo yigosha ariko ubukweri hari icyo tutabahaye koko kubera iki mutwanga hari abantu bashanja mbona bavuga ngo iki cyane ndacyanga ngo ni inshanutse ubundi reka duhere kuri icyo ngicyo Fabrice gize amahirwe wowe uri no mu bantu bashaka kwihurira na Fabrice ngira abandi bantu bamwe na bamwe bavuga ngo cyane ngo kirarengera ngo ibi bigambo byacu nyamara wakakubwira ati aya magambo yanjye yatumye Fast Reda nterura amagambo yanjye yamesheje inzu amagambo yanjye anyishyurira nkiga mu kigo cyiza wowe urinde uyarwanya umpaye iki kirenze ibyo byose kugira amenye ikiciro ndibubwire n'ababyeyi n'abadamu ni hari nk'umuntu uvuga ngo mbyaye umwana ngo nkuyu kuvuga nka Fabrice ko byagenda bite ntago yabyishimira shanga hose shaye mahirwe waya noneho nk'ubu nkawe uracyari umukobwa twisuka byaraga Fabrice Yemana we reka mabwize ntabwo ari ijuru ni oya numbwira no Fabrice nabyumva bifuza ko abana babo byibuza tureke na Fast Red n'abajepe babarinda babamenya uziko bangana none undi mwana yateruwe na Fast Red hama wowe mu mudugudu wanyu mwisiwe wanyu yarukuze nta n'umuntu umuzi Fabrice man ni umunyamugisha n'umunyamugisha abantu turambika kwiyemera kwiyumva Fabrice ntago nawe reka nta muntu uhitamo aho kuvuka cyangwa impano yavukana twese twaravukanye impano zigiye zitandukanye
ariko Fabrice nyine niryo geno rike niryo geno rye niryo ahantu namenye ko Fabrice aturenze twajyanye muri arena twese na Gasogi n'abandi bana n'abandi banyamakuru n'abandi bantu bazwe uwabandi ukuntu yinjiye muri arena ntabwo ariko twinjiyemo n'ahantu yanyuze n'inzira bamunyujijemo nahise mvuga ntija umwana w'inyamashike n'umunyamugisha ukuntu abantu ukuntu abantu nyine baba bamwishimiye ahantu anyura hose abafite abamurwanya benshi ariko ibyo byose Fabrice mw'abantu bamurwanya mwamurwanirira turi benshi kurusha mu Fabrice rero ubu butumwa ndabumugezaho ko yabonye umuntu umukunda abyumva ngize ugisha kubyara umwana nka Fabrice navuga ntiriri I promise yuko iki kiganiro ari bukirebe noneho next tuzahure nawe muzahure zakuzanira kandi ibi Fabrice arishyuza nturebe ibintu uvuze nimba binagucitse oya nago bincitse kubera ko reka nkubwire abantu nkunda muri social media nkunda Fabrice nkunda Brian abantu uko ari babiri impamvu nkunda abantu bagira ukuri kwinshi urana Scovia ndamukunda Scovia ino abantu baramutuka bakagera bati ariko hari ikiganiro ejo bundi nakoze none sinzi ko nagiye kuri tubinsanga na Scovia ko kantu yakavuze avuga ngo mwababyeyi mwe ubu muri iyi vacances mubanye mute n'abana nanjye ari ikindi kiganiro nakoze kuri Open Media sorry ntabwo ndi kubamamariza kuri oya ni channel y'umuvandimwe by the way kuri Open Media kivuga ngo kwa Sarusi abantu bandereka banagiho bakore subscribe mugiyeho mukore subscribe na share na like ngisanzwe gukorera ibiganiro byinshi ari kuvuga ngo mwababyeyi mwe muri vacances mubanye gute n'abana nanjye nkibaza ngo ese uruhare runini ruri ku bana babaye ibirumbo cyangwa ruri ku babyeyi batuma abana baba ibirumbo kuko twari turi kuvuga kuri kiriya kintu uriya mudamu uheruka gushyira hanze ngo yabyaranye na Theogene turi kukivugaho ndi kuvuga ukuntu yicaye banze yaranabishije kuri cano akavuga ngo muri mwese ninde wamfatiye ukuguru njya gusambana suppose nishimwe kuba yarafatiwe ukuguru kuri we ibyo ni ibintu bye yakwiye kuvuga bizarebwa n'umwana umubyeyi w'abana batatu n'unda twita wa kane batatu vraiment je narabwo ese uwo mwana n'umuhungu n'umukobwa inde uwo mwana n'umukobwa ngaho noneho umwana aravuga okay ni mama bajyanza akemera ko nta wamufatiye akaguru ngende inde kudasambana ndinde ko kutarara mu kabari ubwo se urambwira ko uwo mwana n'abamayi abana babaye mayibo bakiri mu nda zanyu mwitangira kwita abana ese Diane ibintu yavuze ari ikintu mu blamingaho 100%. Ubundi ibintu uziko byafecta umuntu urenze umwe bitafecta we wenyine ngiye ku bwanjye banumva bibaye byiza inshuti yanjye wabigumiza muri wowe cyangwa se ukabisohora ariko ukabiha abo byagenewe gusa nka kiriya kintu uriya mugore yavuze n'imvugo yakivuzemo cyafecta umuryango Theogene yasize n'abana be nimvuga umuryango mbe madamu n'abana abandi ntabunzi cyafecta umwana wabyaye wowe ubwawe urukumva icyo kintu social media ntago ari ibintu uzajyaho ngo usibe byaramenyekanye bibaye ari ukuri byo yavugaga bibaye ari ukuri regareka nkuguru kuri kose ntago ariko kujya hanze ubu n'urugero wenda simbyifuje sibyo ngiye Jessica naba naryamanye nawe mu buryo kugira nangize izina ryawe nkaza kubivuga ku itangazamakuru byakunezeza byaba biri kukubaka ushaka gutwika menya ibyo twikamo bagiye bavanga urubyiruko nirwo rukoresha social media nabi urubyiruko dukoresha social media neza ahubwo mwe babyeyi mukoresha social media nabi hari ibintu mwitiranye social media ntago ari ahantu ho kujya kugira gukoreraho ibintu bikojeje isoni nka biriya kutinyuka umuntu umubyeyi w'abana batatu ngo ninde wamfatiye ukuguru mwe mu bihakana twese ko nta gufatiye ukuguru ndakubwiye ka makuru yawe dukeneye kuyamenya ariko hari abantu bavuga ati abantu banze kumenya nka Diane ngenda muzi hano kagogo yajyaga ashaka ku ibintu bituma trendinga kuba yarabonye ranzira rero trendinga mu bintu byiza nose ubu ntiyamenyekanye wasanga utari umuzi nawe narinzi nkeneye ngiye sinshaka no kumenya biri deep wamumenya ejo bundi amakampani araba ari kumureshya ngo abamamarize yabaye icyamamare shaka kampani izaresha uriya muntu izayimeze nkawe uzabicunga umuntu wamamaye mu kintu kibi okay reka ngwarize nk'urugero nka Brian Scovia ashaka ko yakamariza kampani nkavuga nti wow iyi kampani z'ubwenge ariko umuntu utinyuka kuriya niyica rubozo ubo bana baraje bicare batangire bigunga ni burya papa yari umusambanyi yihishaga mu bantu abana ubu ngubu ntago bazongera
kugera aho batambuka sorry bari kumamagara cyane Yego. abana bazajya batambuka bafite ipfunwe urukumva icyo kintu depression abana bafite mwe babyeyi mu muri kuzibatera ubu umwana agiye kwicara yavuga ati uziko navutse kubw'impanuka umwana we uri kumva icyo kintu babyeyi niba mudashaka kwigirira neza mwagire neza abakomoka urakoze cyane ufite impanuro nyinshi sinzi ndi kubona imyaka yawe n'impanuro ufite n'amagambo ufite oya nibavuge ngo meze nka Fabrice niba ushaka muruke ntawo ngiwe ntawo ndariwe papa ninkorera ngo baranyirukana nta kintu bintwaye ariko mwababyeyi mwe sindi umubyeyi ngo narabyaye ariko ndi umwana uburere umwana muri biraranze ngo menyereza umwana inzira kuriye kunyura amazani ndasaza atarayivamo rero n'igihe umwana umujyana ku ishuri akajya ku kabari hari igihe umwereka inzira ijya ku ishuri inzoga se afite imyaka 2 cyangwa ujya kumukura ku ishuri ukamucisha mu kabare wayingiye ntazahaca mu kabare ni he ni rwo rusengero ncamo mvuye Jessica reka nkwibarize ngeze n'amahirwe ndakubonye Imana ishimwe ko nkubonye mu kanya twari turi kuvuga waruvuze ku kintu nta nubwo ngewe nshaka ko turi buze kuvuga kuri nyakwigendera cyane ariko dufite abantu baza bakunda kuvuga nabonye inkuru iri kuvuga ngo ubwo ndi kuvuga ngo ku buryo bavuga ngo abapasiteri barasambana uri umukristo cyangwa se uri umusilamu ariko ujya ugerageza kujya gusenga ngenda bisonde umukristo wari wahura n'umuntu wo mu rusengero akaguteretaho umupapa se umupasiteri oya nyine umuntu wese najya mu nsengero ukijijwe ntabwo rwose mbabwije ukuri ntabwo nukuvuga ngo abantu bagoteretse bose ntabwo bakijijwe nasengeraga nabakira ndabyibuka n'abana twasenganaga nurize tronkome bambera umuhamya hari burya babyibye abakatolike umuryango remezo ni nabisengeragamo haza kuza babita aba philosophe maybe aba biga kuba abapadiri cyangwa kuba abafrere mu kigo bagusura abakarisomatike turabyina turataramusha uwo muntu yanyamye inyuma kuba yambona n'ubungubu ejo bundegeze kumamagara nyuberwa wari ndamushaka sinzi ukuntu navuganye n'umutipe nanone twiganaga nago twiganaga yigaga imbere yanjye ariko nyine ari muri ibyo bintu by'imiryango remezo cyane atari ku muntu umeze ukuntu ukanyanye ahita ambwira ati nta mutipe uzi wihukaga ari umeze gutya gutya umuntu wigaga ibintu by'ubufrere agashaka kundereta abapadiri akuze abapadiri ntibagira baragira da bagira bate ntawe ndabona ariko nyarumva bavuga ngo baragira n'undi ukuntu atabatereta yajyaga kumva aramamagana ari nkiri Kristo Yesu akuzwe nari nkiri muto nazi ibintu by'ubu nyine urumva ntabwo nzi ibintu byo guteretana cyane ni gatronkome ko nari meze nka kaboy imbere nk'agatipe ubu pano ubu ngubu nabaye inkumi urumva ngakajya kumva ngo haleluya ngo Yesu Kristo akuzwe ngo buriya Jessica naragukunze navuga ni nyine byaracibishaga ariko ntabwo byari bivuze ngo naramukunze ko yari mukuru ariko nkibaza nose ko abapadiri badashaka burandiretera iki ngo buriya ngo namubwiye tunese ubundi ko wigira ibintu by'ubupadiri kandi abapadiri mudatereta bizagenda biti bimeze biti arangije arambwira ngo buriya ngo nanabivamo ngo amarangamutima yacu atujyanye tujye yewe gawe noneho nkawe kumva ko pasiteri yasambanye ntabwo ari ibintu ufata nk'ibintu bikomeye nkubwije ukuri nakora uko sinamusebya ku itangazamakuru mana nsenga si bayari ariko nakora uko nshoboye kose ntazasubira imbere y'abantu kuko yaba ari kubaruka none niba bavuga ngo wikumva ibyo mvuga reba ibyo nkora ariko pasiteri yaba aguha ku maturo ukimerera neza yego nyine ninde yamubwiye se ko umutwe nikoreye ari urusha ku buryo amafaranga ntayakorera baba bafite amafaranga mbabare yari igihe ura n'ikibazo turiza kujya njya gucumura dore rero ikintu cya gito wasizwe amavuta napfumasha nkajya kuri cya gisaza cy'ikidivorce cyabuze uko kigira ariko reka nkubwire uyu muntu uyobora abantu magana tinyuka hama ryaramo ngumva ibyo reba ibyo nkora ntimumva ibyo mvuga ryazakurikizwa ryari ni ukuvuga ngo nta mbuto nziza bari kwirira abantu ngewe najya n'imbere
Nagira umupasiteri uzabitekereza muri kimwe bwiza kuri mwa pasiteri nzabafata record. Okay, utari umupasiteri it's fine. Ushobora kuba ari ingeso ye, ushobora kuba yabimbwira. Uyu mukobwa ararekodingana mu mwumve abantu mumutereta rekodinga. Nago je telefone yanjye amahirwe niyo buri umuntu amamagaye sindi coding byemere. Ariko reka nkubwize ukuri. Uri umupasiteri, utari umusore, bashaka kunereta. Nukuri kw'Imana. Ntabwo wazongera kuba umupasiteri, ntabwo kuri code ngushyire hanze kuko icyo gihe naba bya bindi mpora ndwanya kuko ngiye pe mu buzima bwanjye nanga karenganya none akarusho kurenganya umuntu utabizi umwana muto biramurenga. Ese kuba pasiteri yasambanyije umukobwa akaza kuri social media kubivuga ninde uri mu makosa ninde ufite amakosa bose ni ibicucu ngiye ikintu cyo cyose cyo kuri social media ndacyitondera reka nkubwire rega impamvu ibi bintu abantu baba bakora wa mukobwa we yeguze ngo gusebya pasiteri ariko nawe uri kwisebya. Ubu ngubu Sama zatinyuka gutereta umukobwa azikasambana n'abapasiteri. Cyangwa se tekereza ibyaye umwana asanze mama yarasambanaga na pasiteri niyo yaba afite impano yo kuririmba ntiyatinyuka kuririmba gose. Bajya kuririmba imyotsi. Ariko rero nimwe mucumuza abapasiteri. Umugore yambara ibikwembe birebire agira uti agahura nawe. Itako ryose riri hanze. None se mureke mbabazi. Hari umupasiteri usengero rumwe. Nageze kujya gusengera narwo ari kera nejo bundi. Murabona umupasiteri arangije arabwiriza aravuga ngo njyewe nimbona umukobwa nkamwifuza sinzigera nsengera ngo mana ngo ni icyaha ngo nacumuye. Oya ahubwo nzasenga isengesho. Mana rero n'udashaka nkora icyaha ngabanyamirira rifite. Nibura umupasiteri udashobora gusengera irari ryawe ngo ubyibuza nubona umwana w'umukobwa wambaye iminigera ngaho umukebure. Aha umbabarire mvuga akantu gato. Hari ibintu nabyo biraganisha kuri hari ibintu twe turi kuganira ejo bundi hano kuri Ararume hari mu rusengero tuje dukunda gukora ibiganiro. Hari mu rusengero nahahuriye n'abandi batipe babashuti banjye ndi kumwe na wa mutipe tuje dukunda gukorana. Arangije no mwarimu sorry niyumva nta muntu uri bumenye humura. Arangije aravuga ngo kuva ngo baca ngo mu mashuri ngo kugira yari umwarimu maybe ko yabiretse ngo gukubita. Urumva ngo gukubita ngo ngewe ngo bicyo nkora ngo nakigisha ngo bari kumusambanya ngo nakigisha bari okay sizo mvugo ndakoresheje ngo nakigisha ngo bari kumukoraho ngo nakigisha curanya ngo ibyo ntago bindeba ngo ko baciye gukunda ngo njye gufunga ngo nakubise umwana nkibaza ngo guhana umwana n'indababwiye ko ari kumukubita gusa. Akabarimo nabo arabarimo bagowe ariko nakuriye ahantu hari abantu bakuru ariko sindubakera twebwe muri quartier yacu mu 2005 Jessica ni generation urashaka kugicira. Oya ntago ndi buvuga imyaka ariko ni generation 2000 kuzamura maybe urumva ahantu nakuriye hari habaga abantu b'abasaza n'ubu baracyahaba ariko nyine bamwe bagiye bitaba Imana. Twebwe ukuntu twari tumeze iyo umwana yakoraga ikosa n'urugero uri umubyeyi sorry umukameramani ntago muzizina no umukameramani nawe no mubyeyi n'umugeographe nako basigaye bitwa nawe no mubyeyi nkakora ikosa ndi umwana buriya Jado wowe samukambona mu ikosa warankeburaga nta rwango rurimo nta nzika nta kindi kandi nkakumvira nkaba ntatinyuka no kujya kubwira mu rugo ngo nkaba ntatinyuka papa cyangwa Jado urunaka yankubise kubera iki yasanze ndi mu ikosa ariko uburyo kiyamparnyemo ni bya kibyeyi. Urumva ariko ubu umubyara bafitanye ikibazo n'undi mubyeyi abona umwana bari mu ikosa ahubwo ahigire niba ari n'ikigabo yigire kuzamutereta kugira mutesha umutwe umwana w'imyaka 19. Ubu ngubu impamvu muri kubikorana ubugome ni nayo mpamvu leta ngiye okay simbyishimira ngo leta yaciye gukubita ariko nanone impamvu ngiye ku giti cyanjye nkoze ubushakashatsi nasanga gukubita kw'abana mwabikoranaga ubugome. Njye hari umwarimu nzi hano nize primaire yakubise umwana handi kwicara byabaga ari ingorane amuzize ikindi wabo barabakire batarumva amukubita ku kabuno ku kibuno yari umukobwa aramwigisha kurusha ariko we abarimu harabarimo bago basigaye babikorana mureke babice none ko nkaho mwabikoranye umutima wakibye muri kubikorana ubugome none urabona umwana ngo yambaye ubusa nkaho wamukebuye ngo uramutereta wowe igisaza cy'imyaka 100 akabana abakobwa namwe mujye mwambara ibintu ibintu byose ndumva uba wabirakariyemo
nagomba narakaye ari ibintu ariko bikubabaza ububona cyane kuri Imana ngiye by'abantu bari kuvuga ngo Kigali busheya ntago buri kumva se umva reka mbwira ngiye ibyo bintu by'abakobwa rega n'abasore tubyihorera uri kaboy aya ntabwo ndi kaboy cyane umusore ufite rwose yerekwa n'ukuri akomeza asenga naritambutse ariko ngiye ikintu kiri kubabaza one ibyo byose umuntu wese agira amarangamutima n'amahitamo adahuye n'ayundi kure wumva umusore mwiza ari umusore umeze ute umusore mwiza cyambere cyo umusore wicisha bugufi cyakabiri n'umusore uzi gukora ntabwo mvuze ngo umusore utunze ndi kumva umusore mugufi akaba azi gukora twagiye wicisha bugufi okay umugabo yitwa bugufi hose tubabarire ariko nyine niyo mvugo twasa okay wicisha bugufi utishyira hejuru yitiyemera kuko iyo wiyemera agakubodo icya kabiri umusore uzi gukora niyo nta kazi yaba afite ariko afite viziyo nyine we yumva muri we ubona nyine atari wa wundi okay nubwo nta kazi mfite reka niryamire kubera iki Samu kuri cano urebe views yatangiriyeho we ntiwabikora njego sibyo cya gatatu ntaba ari umukristo ndi umurokore wambara itisi oya nawe wapi buriya ngo ibintu byose iyo bibaye byinshi biba bibi ariko none iyo bibaye bikira bwo biba bibi sibyo ariko byibuza bari umukristo umugake abasenga ngiye ndimo ndakubwira kuko Mpyisi yabivuze neza Pastor Mpyisi yaravuze ngo niba ushaka umusore umeze ukuntu cyangwa umukobwa umeze ukuntu banza umere nka ibyo ngiye ndi kubabwira yego ntabwo niyemera ntabwo nicisha bugufi cyane ako siniyemera sibyo icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ntabwo ndi umukristo w'indani undi uzasanga kwa gatatu nagiye ku rusengero kwa gatanu rimwe na rimwe uragwa ubundi ukabyuka oya nta nubwo njya ngo cyangwa ngo mbyuke mberaguca nyine uhora uryamye yaguye rimwe niba ari kujya gusenga nagiye niba ari ukuvayo n'iki kandi ikindi nubaha Imana ndanayemeraho ndi hose yego kuba wemera Imana ukemera ko Imana ari igena byose ibyo birabaye cyane umusore rero arabonetse hano ndabizi yaruhise unsaba nimero yawe babansabye nimero yawe ndayibahaye ariko nanone murakundanye umugabo umuvanye hano ku rugendo ndabizi hano haba abagabo pe gusa bisaba gushishoza hari abagabo hakaba yerekwa yego icyo ni ikindi uhuye n'umuntu aragukunze murakundanye usanze za criteria zose uri gushaka azujuje hajeho gahunda yuko mushobora kubana mugakora umuntu mu ishusho yanyu mugakora umuryango reka mvuge gutyo binyuze mu mategeko binyuze ego kwa pasteri mbere gato avance sirisalire umushahara wogumana nuko mwabyumvise na avance akibaze uri umusore dufitanye ubukwe ndarura nk'ukwezi kumwe rero mbere ko dukora ubukwe nka avance ukabivuga gutyo nshuti yanjye yo ukayimwima utari n'isugi nicyo kintu kiba kibabaje aya muramenye ako ngako nakari kanyuzemo cyane Jessica numvishe rero ibyo byose ni umuntu uri muri social media ariko nawe afite ukuri kwinshi ni umuntu ibyo byose nimba kubwira ngo hari abantu banyesparinga ukaba wavuze Scovia na DJ Brian rimwe na rimwe n'abantu bakunda akavuga ati uyu ni stress killer ariko wanasanga ibintu ariko ugasanga birimo ubwenge n'inyigisho nyinshi cyane rero uragenda mukumva ibiganiro bya Brian mwarangiza mukicara nka kuri ejo undi ari kuvuga ngo shango nukuri ngo buranga abakire ngo babayeho neza barabiharaniye kuramo isomo nawe uzamukira yego ni byiza cyane ko abo bantu bombo bakunda cyane abakobwa bambara ibibuno ngo mbavuga hiki mukomeze mwambare none waje mu basi muri gym kugira ambare ikibu ese ngiye mfite ikibu ndebera gakirida mbanze nawe ngusuzume ndebe namenye ko tsatugenda n'udukirida ndetse barajomba ukoza wabona adasimbutse mu bukwe
mu bukwe ubundi abakobwa ngo baba babyambaye cyane muri turadukanze nkubwira spoza sa mbari wenda ubonye Jessica umukundi uko ateye umbe nana ama divorce menshi ari kuva nubwo umugabo atatinyuka kujya aranga bwenda sanze umugore wanjye arambaraga ikibuno umusore wikunde ikibuno hari akantu meruka kumva wenda bakavuze mu cyongereza kavuze mu kinyarwanda dushenza cyanyishora ko atari kwira ngabanyafrika n'abanyarwanda ngabakobwa b'abanyarwanda rogo zabo n'amabuno niba baravuze abanyarwanda niba ari abanyafrika irono urumva ukankundira uko nteye buri munsi izo ni type z'umuhanzi bita Harmonize we nkana kwima nkakubwira nti no tugomba kubanza kubana tukabana arankundiye kwa kuntu nteye wenda nana behavinga neza muri social mbana n'abantu neza warangiza najya kugira ukabona nko yo kushe ya mbere ya kabiri ubonye ya gatatu usanze ndi nyamwigenda undi kugenda usanze ubundi bavuga ko umuntu yicaye muri gome gome abantu barayibukira siba gome irasiba ariko yicaye muri gome mubwira ukuntu biba byaragenze se ahubwo muzacungura umuntu ashobora kuba hubuka cyane nubwo nanye nshobora kwandi kuri list yabo Imana aramurebye n'abatari ku nk'iki Imana inyometseho n'iki cyakahita yicara kitaruma yicaye kataruma umugabo ushiturwa n'ibyo ngibyo umugabo ushiturwa n'ibyo nyine ubwo ni none kagabo mureba ngwirari nyine ubwo nibyo none nkubwira ngiki none nkubwira ngo azajya kwa muganga bimuvure irari ako se hari umuntu utagira irari hari umuntu utagira irari abagabo murema ngo ryinshi rega nta muntu wawe utagira irari nawe urarigira yego reka mbona umusore mwiza nkwereka ryakwishe oya mwebwe ze muri beza zo abantu batugirira amarari baruzuye nuko tutajya twiyerekana umunsi twiyerekanye bose bazahita umunsi twiyerekanye umunsi twiyerekanye abantu bazahita bakorana iforo rwose reka mujya kuri babwire cyane bajya bakubone banyobwire oya buretse mwaritse nkayivuga oya buretse nyishyire hasi tuziyerekana ko tuzasa ntago bireyerekana bose twari twabona amafaranga menshi ntago ari uko musa ngo muzi umunsi rero ko tuzasa kwerekamwe neza buriya gusa imyaka ya Jessica irakemangwa kuko ibintu avuga n'imyaka ye ntago bihuye cyane ibintu akritika n'imyaka ye urumva ibyo ari byose kubona umuntu w'umujene nk'uyo muri generation 2005 kuzamura afite inyigisho imyaka yagira igabanyije njewe mbonye idea Jessica ngira ubwoba uvuga ngo mbere uko dukora ikiganiro mbanje guhamagara musaza we nashatse kuvugisha umubyeyi ntibyankundira mvugisha brother we mbanza kumusaba uburenganzira bwo kugira ngo dukoreshe umwana wabo ikiganiro reka mbabwize ukuri ese ngubu iryo yerekwa urumva ari kitambutse oya ayirengejeho umwe imyaka y'ubukuri ariko by the way imyaka ufite n'ukuntu uba ufite analyse ibyo byose hari ibintu byinshi waragenzura urabona wenda bakora ubusesenguzi mu ngo babamo cyane cyane kugira tumenye ubuzima kuko uricara ubundi ukibaza sibyo okay sindu wa kera ndacyari muto pe ariko nagize umugisha wo gukorana n'ababyeyi bafite umuco nkurira muri quartier irimo ababyeyi bafite umuco pe sibyo ariko nyine ukora isese ukabibaza se kuki mu miji ya Kigali abana baba ku mihanda cyane ese kuki muri 2000 wenda niba ari 2015 abana batabaga ku mihanda ugereranyije n'ubu ese biri guterwa n'iki ese kuna abantu bakunda kuvuga ngo abantu muvuka mu biryogo ntimo ukuntu reba nk'umuco ufite rwari urugero Jessica no kwa abantu uza kwa abantu tambutse yerekwa mukazasanga iwacu n'icyangu gurya nibahita inyamasheke kwa Fabrice Jessica no kwa hahandi Jessica vuga hahandi bakura babona indege ariko ntibazigendemo bagasaza bakizibona ziguruka ni kirehe ikanombe abantu batuye Kanombe ndabasuhuje baracyababeshya urumva ukuntu ariko babeshya twagiye bacu ni mujya kunsaba ngo abasore mushaka gutambutse yerekwa muzagenda iburasirazuba mbabwiye ahantu ugiye kuvuga mu Mutara ngeyo ngeze ahantu zize ko mbayo iyo ngeze mu Mutara none se uzaza n'inka zayijyana he ntaho nkubwiye kunzika ahantu tuwe barya inka ntibazorora ahantu ntuye barya inka bakanywa amata kandi bakorora n'inka bazororera he bafite amafamu ahandi haba amafamu ni ntago ari mu Mutara twagiye ntacyo tuzi ni Kayonza tugende na za Rwinkwavu ni Kibungo na Nyamasheke wanyu muraguruka ku Gataro nibyo n'indubivuze
umukwe w'ikibungo agomba kuba aziranye na Sarongo. Rata bari kuba Sarongo niwe uzaduha transport tugiye. Iwacu nzababwira next mu kindi kiganiro. Yego Jessica reka ngushimire cyane ubwo wenda ikintu tuzakoraho tuzaguhuza na Fabrice nkuko wavuze ati ndamukona kandi ndamwishimira. Ako muze kuza kunyereka ko nako ndajya ndebe comment z'ababyeyi bagiye kuntuka shamwe ababyeyi ngiye kuzajya mbavuga ibi byanyu. Ujye ubabwiza ukuri ababyeyi ariko ngo biri kuvuga ko ngo hari uburyo badafata abagabo neza bigarangira mubegukanye. Ariko ibyo urimo ni baramaze hari uburyo ngo ababyeyi ngo batazi gutanga keya none iva zabatwara kamumbaye mbaye ubuse watwara media hari kiganiro twakoze ndimo ndababwira ngo niba umugabo wawe waramumenyereje mugitangira mugifiancenya cyangwa se mukira abajene mabi agera mu rugo ukamukuriramo inkweto menya neza ko uzarinda musazana ukimukuriramo inkweto. Nako Jessica uzi gutanga keya uzi gutanga keya cyane kuri Imana n'ikintu kibabaje namwe nyandeye ibihinde kandi ngo bari romantique ngiye nirebera amafilime y'action ubwo ureba bari guterana ibyuma ni gute se waba romantique ariko oya tuye kwitondera kuvuga ngo umuntu ni romantique ashobora kuba romantique atazi gutanga keya uvuga ni mu bihe byiciro kwita mu rugo undi bya umugabo jyabanga umugabo ni nk'umwana ariko ngiye umugani wa Kami wo muri Kami nyine wa Jeannette aya muganje so umwana Jeannette yaravuze ni amuhora ni unyoboreye urugo ni kare kajya umwana ni unyobora ari umwana sibyo ariko nukuri ikintu umenyereje umugabo wawe nawe wa mugabo ikintu umenyereje umugore we kugira murambane musazane mushaka mu bya inshuro 3 cyangwa 4 komeza ugikore niba wumva uzabyara rimwe 2 3 ntugikore wikirirwa ukimumenyereza. Yego yikirirwa akimumenyereza urakoze cyane n'ibindi bintu uri kubona iyo uri kubona abakozi b'Imana bari guterana amagambo kuri social media cyane cyane turi kubirebera kuri twabirebeye kuri saga ya nyakwigendera Imana ikomeze kumuhira uko idashira. Ubibona ute nk'umuntu uri mu nzira yo ukuntu mbibona biriya okay nta kintu kirenze cyane nzi ku bintu byerekeranye no gukorera Imana nyine nzi ko Imana tuba tugomba gukora imirimo yo gukiranuka sibyo nta kintu rero nzi cyo cyane ne ku bintu by'aba bishop na pasiteri ariko birambifata nyine ni gihe cy'imperuka nk'umuntu udakijijwe cyane ubuvuga ko ufite gahunda yo gukizwa share kankubwiza ko nkijijwe birabaye kugeranyezwe nk'abariye oya birabaye pe nuko cyase kudutukira abashumba ko barusha gukizwa shanda bibarusha nese niba umushumba yihandagaza akava ngo giye ngo mureke ngo banze ngo mbabwire hari ikiganiro meruka ko na pastor nashaka nuke cyabireke ngo mubwire ngo abapasiteri 5 binjajwe ya mbere niwo hari ubagutu abapasiteri basambanye abinjajwa abapasiteri ngo binjajwa ngo bibicucu ngo bibigora igisore sindi gutukana ndi gusubiramo ibyo yavuze n'urugero mama okay sinagendera kuri rugero ariko nyine hari umwana yabereye urugero cyangwa se undi muntu runaka shaka kujya muri zo nzira zo gukizwa inshuti yanjye kizwa kwawe ukizwa kw'abandi nibishaka umukristo kizwa kwawe ukizwa kw'abandi ngo je ngo abapasiteri ngo 5 ngo binjajwe ngo bicucu wakoze icyaha injajwa mbere ni wowe abapasiteri ntabo dukeneye cyo ni cyambere ikindi cya kabiri muhatukanye hari cya kirenze cyo hanze ukajya hara kujya mu umukristo ngo nuzimyuka ariko none babigira sa ngo nuzimyuka ngo natitiye ntabwo umusonga wasakende imbeho yasakendera gukubita ngo utitire by'ukuri ukajya hari ukiyama mu gatongana cyakoze cyane kuri mushaka muzanyica Jessica afite ukuri kwindi Jessica reka ngushimire cyane wakoze kuza kuturamutsa no kudutera yambu Imana ikomeze kugushyigikira mu byo uri gukora Fabrice wakaje ahantu hose kandi Fabrice yumvise iki kiganiro ntago wamukira tuzazi nakubwiye ko nzakuzanira akantu ntabwo nzakuzanira imodoka y'igipupe nimba dukugurira imodoka nzazana ko ntacyo ariko siyo nzazana ambwiye ngo urishyuze oya nakubwiye ko nzakuzanira akantu gashaka kazabara agati ka kirida ariko kazabega mwana wanjye Fabrice ndakubwira ko uyu mugore yemeye kuguha ibyo ashaka kuguha nk'impano ariko akavuga ko
azabiguhera. Ako cy'abantu bavuga ukuri babanga. Njye ndeba comment batera kuri ka Fabrice kandi kaba kabahaye ukuri. Kaba kabahaye ukuri kwinshi. Fabrice na Scovia nibo abantu barwanya kandi baba babahaye ukuri. Next ikiganiro kiri next ni Fabrice na Jessica tuzaba twabahuje cyane. Mukomeze mugubwe neza. Jessica abamukunda bamufollowing kuzihe social media. Ajanje nitwa Jessica witonze, TikTok nitwa Nkusi Jessie. Aho ngaho abantu bahanyura. Yego abahanyure. Kuri IG nitwa Jessica witonze 13. Kuri TikTok nitwa Nkusi Jessie cyangwa se Jessica witonze uko ushaka. Kuri YouTube channel mujye kuri Open Media, ariko mu minsi iri imbere ndaje ndakwita indi YouTube channel mujye muri followinga iriho ibintu byiza by'ubwenge. Yego abantu bari ko babigenza cyane abakeneye nimero mukanda kanyenyeri nimero yanjye ngiyo munsi kugira ngo mbashe kubaha passe yibutse cyane y'umukozi w'Imana mushobora gukorana umurimo w'Imana kandi urugendo rugakomeza. Amen.